ibyo ntabwo bizi kabisa kuko icyo nzi ko twanyije amabwiriza ko haje abantu benshi kandi n'iwanjye ariko ibyo bindi byo ntabwo nzi kabisa. Ntabyo wamenye. Jaypolly batubwira aba bantu bari baje bawe kugusura ni ikirori runaka nasobanuye abari baje kundeba nabo twari tugiye gukorana deal abanyamerika mu Tanzania umwe ibyo twaranabirangije abandi uko bagiye baza umva nagiye kuri studio ndagaruka ndaryama baragiye bahamagara Uremera ko warenze ku mabwiriza kwenda ko nabyemera kandi ndasaba imbabazi rwose. Jeba mufitiye hehe muri aba bangahe? Nababwiye twafatiye urugo abantu bangahe? Amakuru ariko ariko nawe abakobwa mwari mwabatumiye ukaba uri muri abihakana ayo makuru yakamite kandi tunaho gufatanya n'ibitsina gore. Sinavuga kuko babasanze iwanjye ntabwo ari ibyo babatumiye buri wese arakubwira wamutumiye. Hari imiti igikoreshwa n'abasore mu buryo bwo gutera akabariro neza yitwa puturi ngo nayo bayisanze iwawe Jaypolly. Ni wowe wari wayize? Ntabyo nzi byose apati ibyo nababwiye ibindi byose ntabwo babikoretse babihafatiye. Ntabwo rwose ibyo mbizi nakubwira mbizi. Jaypolly turetse ibyo wafatiwemo icyari no kuri ubu ngubu uri imbere y'itangazamakuru ndetse na polisi yagufashe uravuga uti nari narangije deal yo kwamamaza nabo uvuze haruguru ufite ubwoba ko ibi biri bubi cyasha kuri wowe ku buryo ushobora kubura iyo deal? Amategeko n'amabwiriza ya covid afite ibihano byayo. Icyo navuga cyo nuko twakoze ikosa rikomeye haje kuza abandi bantu batari bari muri deal ariko inshallah turatanga ibishoboka byose abandi n'ibyo bihano bigenwe kandi turacyasaba imbabazi ku giti cyanjye ndacyasaba imbabazi. Covid iracyariho nicyo nababwira. Biravuga ko mwese mwe mufite ibipapuro byo kugaragaza ko mwipimishije covid. N'ibyo n'ibindi byo nagiye menya nyuma ngo dogiteri yari yabahaye ibipapuro zo kuvuga ibyo ni ibyabo bakoze mbere igihe diri nari ngiye kuvugana nabo no kwamamaza imiceri yabo. Jaypolly uri mu bantu b'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse harimo hanze ugaragaye mu makosa ntayo kurenga ku mabwiriza ya leta. Ni nk'iki wabwira abaturarwanda n'abafana bawe cyangwa se n'abandi bahanzi bagenzi bawe? Ibi ngibi rwose tubimazemo igihe ni ikosa ryabaye intentionally kuko siko nabishakaga ntabwo yari ikirori nta pati yemewe muri kino gihe nta nubwo ari pati nayo nakoze. Icyari kigambiriwe ni uko twagomba gukora deal yo kubamamariza imiceri yabo hanyuma ubwo kugenda kwanjye ngiye studio nubwo bisanzuye batangira guhamagara nanjye ariko ntabwo banganaga gutya ahubwo mbyutse bari cyageze mbyutse nibwo nabonye abantu bangana gutya n'ibyo byose. Icyo nababwira duhere ku bafana banjye mbasaba imbabazi kubera ko nk'umunyarwanda ndetse w'umuhanzi banakunda nakoze ikosa cyane ryo kurenga ku mabwiriza yagenwe yo kwirinda COVID-19. Ndabasaba imbabazi ndasaba abanyarwanda bose imbabazi kuko bagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndasaba imbabazi kubera ko nafashwe ahubwo ndasaba imbabazi kubera ko ibyo nakoze hari umuntu wenda washobora kuza afite covid akayispreading ikaba yagera n'ahandi hose no kugumya kwihererekanya. Ibyo ndabisabira imbabazi abanyarwanda, nkabisabira imbabazi abahanzi bagenzi banjye, nkabisabira imbabazi polisi y'u Rwanda kandi ndemeza ko ibi byose nibirangira ndasohora indirimbo kabisa yo kurwanya covid-19. Urakoze.